Muraho, ubu noneho nta bukwe buzongera gutaha mu Rwanda cyangwa se kuba mu Rwanda igihe butatumiwemo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Agomba gutumirwa kandi akicara ahantu heza aho ngaho muri ubwo bukwe, aho yitaruye ari kubasha kureba neza buri gikorwa cyose kibera muri ubwo bukwe, kuko nta kindi kizaba kimuzanye uretse gusoresha buri gikorwa cyose kiri kubera muri ubwo bukwe, kucyandika ndetse akamenya n'umusoro kigomba gutanga. Nuko bizaba bimeze. Ahubwo se ibikorwa bizasora cyane muri ubwo bukwe bizaba byitaweho ni ibihe? Ibi bizagenda bite? Muhawe ikaze muri iki kiganiro. Njye Twirike Radu. Ikaze. Nkuko mwabyumvishe, ibijyanye n'amakwe mu Rwanda byajemo impinduka. Nkuko tubivuze, nta bukwe buzongera kuba igihe batatumiyemo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ngaze gusoresha ibikorwa byose bizaba bibera muri ubwo bukwe. Niko bimeze. Hari ibikorwa by'ingenzi bigomba kuzasora muri ubu bukwe. Ibikorwa by'ingenzi bizitabwaho n'ibi ngibi bikurikira. Icya mbere, uzaba yaje kureba uko ubwo bukwe buri buze kugenda agomba kuzita cyane kuri dekorasiyo. Dekorasiyo, murabizi nta bukwe bubaho budafite dekorasiyo cyangwa se itsinda cyangwa umuntu runaka ushinzwe kudekora ubwo bukwe kugira ngo aho bari, aho bageni bateraniye ndetse n'abandi babutashye habe hasa neza. Ibyo rero uwabikoze hari amafaranga ngahe cyangwa se amafaranga runaka yishyurwa. Ayo mafaranga yishyurwa ni abageni cyangwa se abateguye ubukwe bayamwishyura. Ayo mafaranga rero agomba kuzajya akatwaho umusoro wa leta. Agomba kujya akatwaho umusoro wa leta. Uwo mukozi uzaba uri aho ngaho w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, agomba kuba ari aho ngaho rwose yitegereje neza uwakoze dekorasiyo, uburyo bagomba kwishyuramo umusoro bitewe n'ayo bahembwe. Ikindi gikorwa rero kizarebwaho cyane. Ikindi gikorwa kizarebwaho cyane ni abacuranzi cyangwa se sonorization system. Murabizi neza ko nta bukwe butagira abacuranzi, sonorization. Babandi baba bari gucurangira ubukwe, bashyiramo turirimbo, abishima bakishima ndetse n'abageni bakabyina. Abo ngabo nabo bagomba kuzishyura imisoro, kuko akenshi abashinzwe sonorization nabo burya hari amafaranga baba bishyuwe. Ayo mafaranga bishyuwe rero agomba gukurwaho umusoro wa leta. Uwo mukozi uzaba uri aho ngaho azaba ari kureba uburyo yakata umusoro wa leta kuri abo bantu bazaba bakoze ibijyanye na sonorization. Ikindi kigomba kuzitabwaho kivugwa ni abatanga amafunguro. Hari abantu bamwe na bamwe bakoresha ubukwe ntibitekere, ahubwo bakaba bafite nk'ibigo runaka cyangwa se amaresitora runaka cyangwa se amahoteli runaka ari buze kubakira cyangwa se akanabatekera. Ugasanga bakodesheje hoteli, bakodesheje resitora runaka, bakodesheje ikigo runaka kiri buze kubatekera muri ubwo bukwe bwabo. Icyo kigo byanga bikunda kikishyurwa n'uwakoresheje ubukwe. Ubwo rero icyo kigo kigomba gutanga imisoro kubera ko kiba cyishyuwe amafaranga mu gukora ibyo byose. Hari abandi bazitabwaho, ni abandi bose bagize uruhare muri ubwo bukwe, harimo nk'ababyinnyi. Bingwa ngombwa ko bakodesha umubyinnyi cyangwa se umuririmbyi. Uwo muririmbyi cyangwa se umubyinnyi uri muri ubwo bukwe agomba kwishyura amafaranga y'umusoro kuyo yahawe kugira ngo aze kugira uruhare muri ubwo bukwe. Mbese wa mukozi wa leta wifitiye agakayi ke uri kugira ibyo yiyandikira, nako kazi kose kazaba kamuzinduye nicyo azaba ari gukora kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu. Igikurikiyeho kandi hari abandi bagomba kuzarebwaho, abantu baba MC mu bukwe. Murabizi neza ko nta bukwe butagira MC. MC nawe ntago aba yazi aho aba ari gukorera amafaranga muri ubwo bukwe. Ayo mafaranga MC yahawe cyangwa se aba MC bahawe n'abandi bose basa nabo, harimo abasaza, harimo abavuga amagambo agiye atandukanye ariko bibonwa ko abo bayavuze bishyuwe. Abo ngabo baba bagomba gutanga umusoro kuri leta mukeya rwose ariko ugatangwa, kuko nabo rega ngo baba ari abakozi bikorera. Ikindi ni abageni. Abageni nabo bazarebwaho, gusa ntiturasobanukirwa ku buryo ubwo aribwo bwose abageni bashobora kuzarebwaho, ariko nabo bazarebwaho cyane. Icyakora nubwo uwo mukozi wa RRA azaba yicaye aho ngaho kandi ari kugenzura ibijyanye n'imisoro, hari ibyo atazegenzura, cyane ibizaba biri gucuruzwa muri ubwo bukwe kandi bigaragara ko aho byavuye biba byarasoze. Murabizi nka za Bralirwa zirasora n'izindi nganda zose zikora ibinyobwa zirasora. Bityo rero ibinyobwa bizaba biri muri ubwo bukwe bivuze ko bitazasora kubera ko aho bizaba byaturutse bizaba byasoze. Ariko indi serivisi yose iri gutangwa muri ubwo bukwe itagize aho ihurira n'umusoro igomba kuzatanga umusoro. Nuko nguko babivuga.
hari umunyamakuru umwe mu Rwanda wagerageje kubaza ibijyanye n'iyi ngingo y'uburyo amakwe agomba gusora, ariko umwe mu bayobozi b'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yamusubije, yamubwiye ati rwose hari abantu benshi bakora mu bukwe kandi baba bigenga nk'aba MC n'abandi, bariya tubafata nk'abakozi bigenga. Abangaba rero bagomba gusora kuko hari abandi bakozi tuba dufite mu Rwanda bigenga, harimo nk'abalawyers, ubwo ni abanyamategeko, aba architect, ubwo aba consultant ndetse n'abandi. Abo ni abakozi bari mu Rwanda bakora akazi kabo ku giti cyabo, bakagakora ahantu runaka cyangwa se bakagakorera umuntu runaka ariko bagasora. None rero ubwo ngo ni gute aba MC, ni gute abandi bagize uruhare mu makwe, abaririmbye, ababyinnye, bakoreye amafaranga batagomba gusora, ngo kandi uwaciye imanza, uwaguciriye urubanza wowe yishyuye umusoro? None ni gute wakuririmbiye wagize uruhare mu bukwe bwawe atakwishyura umusoro? Wabitekereza ukumva ku ruhande rumwe nibyo. Bamwe mu banyarwanda rero batangiye kuvuga ko gahunda ya nta gikwe ubwo ngubwo igiye gukomeza, abantu bakajya bibanira nta bukwe, kubera ko bari kuvuga bati none se dekorasiyo ya make yari 500, ubu bivuze ngo bagiye guhenda babandi badekoraga kubera imisoro ihita ihagarara nko mu 800. Abandi bakavuga bati sonorisation ya make yari 50, ubu ngubu kubera imisoro yiyongeyeho bigiye kuba 70. Abandi bati sale ya make yari 450, ubwo imisoro yiyongeyeho bigiye kuba 700 gukodesha sale ubukwe buberamo. Hari abafata amafoto n'amavideo aho ngaho mu bukwe ngo bacaga nk'ibihumbi 250, ngo amaherezo biraza kugera kuri 600 kubera urwego rw'imisoro. Hari abantu batandukanye bakoraga mu kwakira batashye ubukwe, ubwo ngubwo urumva ibyo byose ni amafaranga. Noneho bakavuga bati iyo umuntu yakoraga ikigereranyo kijyanye n'amafaranga yakorwaga mu bukwe, ibyo byose biri kugura igiciro cyari gisanzwe, ngo wasanga nibura ubukwe butwaye nka 1,500,000, ubu bukaba buzahagarara nibura 2,500,000 cyangwa se anarenga. Bakavuga bati rero gahunda ya nta gikwe irakomeje mu Rwanda. Ibi bintu murabyumva mute mwebwe? Ku ruhande rumwe ngenda bifata nka hari byiza, kubera ko ni ibijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, kuko murabizi iby'imisoro ikora ni ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu, kandi koko abo bantu bakoraga barigenga, ni abakozi bigenga kimwe n'abo banyamategeko nk'uko uriya muyobozi Olivier Nduhungirehe yabivuze. Ariko ku rundi ruhande hari abantu benshi batakoraga ubukwe kubera ubushobozi, n'ubundi baraje bavuge bati noneho byabaye ibibazo, noneho bari gusoresha, noneho bagize bate, usange babigize urwitwazo, n'ubundi usange ubukwe ntibukibaye. Usanga abantu benshi bari kubana batarashyingiranwe cyangwa se wenda bafite ukundi babigenje. Urumva ku mpande zombi, ariko byanga bikunda iyo leta yicaye igakora ibintu iba yabitekerejeho, iba yabonye ko ibyo bintu ari ngombwa, kabone nubwo ku mpande zombi abantu bamwe baza bavuga bati bisi byo, abandi bakavuga ati ibi nibyo. Niko bigomba kugenda, tuba tugomba kubaha icyo ubuyobozi bw'igihugu bwavuze cyangwa se bwasabye, akenshi kiba ari inyungu za buri munyarwanda. Ndabashimiye rero mwe twabanye ku Dusha Kingdom. Nitwa Eric Radu, reba aho ngaho hasi ukore subscribe, ube inshuti yacu, wiyunge natwe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.